Ya no mukino twe twatangiye neza twakona ko abakinnyi bacu bameze neza ubona ko bahagaze neza ariko kugira nyine ku minota 45 twasha gutsindwa igitego ariko nabwo ntitwavuye mu mukino twataye iki cyaka nabwo tumeze neza gusa nyine umukino wanjaje gukora ikosa abona karito rouge umunota wa 15 n'iki cya kabiri bituma nyine ikipe ubona ko itwataka cyane twasha kongera gutsindwa nyine dutakaza iyo match. Mwabonye amahirwe yo kwanga ku mukino na penalty mwayibura ibyo ntabwo byagize ingaruka. Mbona byagize ingaruka kumva iyo dutsinda igitego tukagombora twekuba tubaye kimwe urumva rero twa turase penalty nabwo namahirwe twatakaje ariko nyine mu mukino nyine ubwo bisigaye match enye ziri imbere tugiye kugira ngo tukosore turebe ibyo twamakosa turi gukora kugira turi ku match enye ziri imbere twakwikosora twaje twabasha kongera kugaruka mu murongo. Umuntu akurikije uburyo wa Pergo ngiri gukina avuga ko ari ikipe nziza ko kabura aho biri gupfirana n'abakinnyi bawe wenda hari urwego watragiraho cyangwa wenda navuga ko ari itsinda rikomeye. Mboye cyambere harimo itsinda rikomeye ko guhura n'ikipe nk'ingi ya Bukedeya ejo yari yatsinze Kitende uvuye guhura n'umukipe yo muri Kenya nayituye hano ni itsinda rikomeye kandi ejo nabwo ufite indi match ya Kitende numva ngo ni itsinda rikomeye cyane kuba uza hano n'umunyarwanda ufite wenda ikipe imwe muri puri imwe kora n'abanyakenya batatu n'abagande batatu kibari izo gikomeye ariko nyine n'urwego rwacu bakinnyi bacibona ko harimo kama d'expansion ka experience katari kuboneka ko abo bakinnyi bakuru urebye ukuntu bakina urebye imyaka yabo ni bakuru pe kurusha abakinnyi bacu ariko gusa ni ikipe turi muri projet mu mwaka wa 2 tuzamo hano nkeka ko byira mu myaka 3 utaha tuzatumeze neza twabasha gutwara igikombe. Usanzwe wenda utoza amakipe atandukanye no muri mikino ya FEASA ubona habura iki cyangwa niki cyakurwa kugira ngo amakipe mu Rwanda azi ashobora kubona nka win ebyiri cyangwa se tubona arenga amatsinda. Icyambere biterwa nuko urwego rwo mu Rwanda dukiniraho usanga ntago ruri kimwe n'urwo amakipe ari hangaha numva twagira komite zikomeye cyane mu Rwanda akaba amakipe menshi akomeye none uburyo duteguramo shampiyona ntabwo nk'urugero nk'ungurana nk'amakipe hano bafashe amakipe 8 yo muri Kenya araza akina nk'uko FEASA itegurwa bamaze hafi ukwezi bari hanga badutegereje urumva ko twe imyiteguro twegeze mu Rwanda n'abakinnyi bahano ukuntu bameze ubona ko dusanga bari hejuru kuturusha nkeka ko nako twahindura imikinire mu Rwanda imikino none twavuga ngo turakina imikino imeze nk'iya East Africa none twatuzana natwe tumeze nk'aho turi tayari tumeze kimwe nabo urako umukinnyi cyarakina match imwe ejo kosanga yarwaye ejo wongera gakina indi ugasanga ejo yarwaye nyine nabyo ni ikibazo. Nanone tujye muri uko wategura kose burya nanone ukazagura nk'aho kimwe tubonye nk'abo muri Bukedeya ubona ko bamwe basa naho bakuze ibyo byo haraho warenga biba bigoye ko ni politique mu Rwanda tuguma gukina abakinnyi bari munsi y'imyaka 20 rero cyo zonye nuko nabo baratirisha burabibona ariko nyine nta kindi kintu warenza uko natwe nabo twavuga ngo tuzana n'abakuru ngo twadutaye umurongo w'igihugu cyacu cyaduhaye. Ive n'ikipe ya Pergo ngo bagiye gukora cyo wenda mu kinisigaye Bochozi yo kora nuko icyo nabubwira nuko ari umukino w'ejo ari umukino w'umunsi turi gutsindwa nyine nako ari amakosa y'abana babona badafite bataragira nyine experience ariko nyaka ko amakosa yose twakoze uyu munsi n'ejo tugiye kuyakosora byira mu mikino n'isigaye twakwitwara neza kandi birashoboka.